Reka twongere dushimire Imana yemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere twige ijambo ryayo. Turi mu gihembwe cya gatatu aho turi kwigira hamwe igitabo cya Mariko. Iki cyumweru dufite insanganyamatsiko turi kurebera hamwe igira iti imigani. Icyo kwibukwa turagisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 4 umurongo wa 24 ndetse n'uwa 25. Arababwira ati, nimuzirikane ibyo mvuga, urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo yo kwa gatatu igira iti impamvu yo kwigishiriza mu migani. Impamvu yo kwigishiriza mu migani niyo ngingo y'uyu munsi. Ndakwinginze kugira ngo tubanze twegere Imana dusenge mbere yo kujya mbere muri iki cyigisho. Uwiteka Mana ishobora byose, twishimiye ubuntu bwawe uhora utugirira. Twishimiye ko ugiye kuduha umwanya muri aka kanya wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo Mwami Imana ubane natwe ku bw'ingingo tugiye kwigira hamwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Impamvu yo kwigishiriza mu migani nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 10 tugeze ku murongo wa 12. Mbese kuki Yesu yigishirizaga mu migani? Reka tunyarukire muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 10 turebe kugeza ku murongo wa 12. Haranditse ngo, yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamusobanuzaga iby'uwo mugani. Arabasubiza ati, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirwa mu migani, ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa, ngo ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Nshuti bakundwa, Kristo yasobanuye impamvu yigishiriza mu migani. Aha rero iyo usomye iyi mirongo amajyejuru watekereza ko Yesu yigishirizaga mu migani agamije guheza abo hanze mu mwijima, ariko iyo mitekerereze ntabwo ihuje n'ibikorwa bya Yesu byo muri Mariko. Muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6, Yesu ababajwe n'imitima yinangiye y'abayobozi b'idini. Muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 22 n'uwa 30 kugeza uwa 30, Yesu ajya impaka n'abanditsi kandi agasobanura mu buryo bwimbitse impamvu amagambo ya Yesu hano muri Mariko igice cya 4 akwiriye gusuzumanwa ubushishozi kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo yerekejeho. Yesu arasubiramo amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10.
iyo dusomye muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere tukageza umurongo wa 13, ni iki cyabaye kuri Yesaya hano, kandi ni ubuhe butumwa yahawe ngo abushire Isirayeli? Tuti mukundwa, ndakwinginze kugira ngo duhurire muri Yesaya igice cya 6 turebere hamwe umurongo wa mbere kugeza uwa 13. Yesaya igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza uwa 13 haranditse ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo, Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, andi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo, arera arera arera, iyi si yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijuru ry'uwavuze ijwi rirenga. Inzu yose yuzura umwotsi, maze ndavuga nti, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arankoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kukuguweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde? Ninde watugendera? Maze ndavuga nti, ninjye ba ari njye utuma. Irambwira iti, genda ubwire ubu bwoko uti, kumva muzajye mwumva, ariko mwe kubimenya, kureba muzajya mureba, ariko mwe kubyitegereza. Ujye unangira imitima y'ubu bwoko, uhindure amatwi yabo ibihuri, upfuke amaso yabo, kugira ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima, bagahindukira bagakira. Ndayibaza nti, Nyagasani, ibyo bizageza he? Iransubiza iti, bizageza aho imidugudu izabera imyirare, ari ntawuyibamo, n'amazu ari ntawuyabamo, n'igihugu kigahinduka amatongo rwose. Uwiteka akarangiza kwimurira abantu kure, kandi amatongo akaba menshi kuri iki gihugu, kandi naho cyasigarwamo n'umugabane umwe mu 10, nabwo kizongera gutwikwa.
nk'uko ibiti by'umwera n'umwaroni bisigara igishyitsi bimaze gucibwa, niko urubyaro rwe rusa n'igishyitsi cyarwo. Nshuti mukundwa, aya magambo Yesaya yavuze ni ukuri agaragara nk'ariyo Yesu, asa nk'aho yavuze ibijya gusa nabyo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Ni ukuri mukundwa, Yesaya yahawe iyerekwa ry'Imana ubwo yari mu rusengero, maze aterwa ubwoba n'icyubahiro cy'Imana ndetse no gukiranirwa kwe. Imana yaramwejeje imuha ubutumwa butangaje. Kimwe na Mariko, Yesaya agaragaza uguhumurizwa k'ubwoko bw'Imana. Muri Yesaya igice cya 6, ubwo butumwa bwajyaga gutuma abantu bakangarana kugira ngo bave mu nzira zabo mbi. Muri Mariko rero, ibanga ryo gusobanukirwa n'amagambo ya Yesu riboneka muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 35, kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa n'amagambo ndetse n'inyigisho za Yesu, agomba gukora ibihwanye n'ubushake bw'Imana. Ibi bituma uwo muntu aba umwe mu bagize umuryango wa Yesu, aba amaze gufata icyemezo cyo kuvuga ko Yesu yahanzweho n'abadayimoni, ntabwo bazigera bamutega amatwi. Amagambo ya Yesu yo muri Yesaya igice cya 6 ntabwo asobanuye ko Imana iheza abantu hanze, ahubwo agaragaza ko ibyo batekereza ndetse no kwinangira imitima kwabo ari byo bibabuza kwemera ukuri gukiza. Nshuti mukundwa, ntago Yesu agaragaza ko abantu batakwiye kumva ijambo ry'Imana, ahubwo Kristo agaragaza ko kwinangira imitima kw'abantu ariko gutuma abantu batabasha gusobanukirwa ndetse no kumva ibyo Kristo abashakaho cyangwa se ibyo Kristo avuga. Nshuti mukundwa, naho kuri uyu munsi wa none ushobora kugira kwinangira kutumva ibyo Kristo avuga, ariko icyo ngusabye ni uko wakwemera ukumva ibyo Yesu avuga kuri uyu munsi wa none. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ni ukuri muri iki gitekerezo cy'ingenzi gikubiye mu mugani wo mu bibyi, buri wese yihitiramo ubwoko bw'ubutaka ashaka kuba. Abantu bose bihitiramo niba baziyegurira Yesu cyangwa niba bazamwiyegurire. Natwe ubwacu buri wese yihitiremo. Nshuti mukundwa, ni wowe kwihitiramo kugira ngo ni wowe ukwiye kwihitiramo kugira ngo ugire uburyo ukwiye kumvira Yesu Kristo. Icyo ngusabira kuri uyu munsi wa none, nk'uko twabonye ubutaka bwiza bwakira imbuto kandi bukazera, imwe 30, indi 60, indi 100, bityo nawe nicyo nkwifuriza kugira ngo uhitemo kumera nk'ubutaka bwiza bwahisemo kwera imbuto uko bikwiriye. Kuri uyu munsi wa none ndagusabye kugira ngo wemerere ijambo ry'Imana uko uryakira ribashe gukorera mu bugingo bwawe. Nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Uwiteka mwami Imana, turagushimye turaguhimbaje kubw'amagambo meza tumaje kwiga kuri uyu munsi wa none. Ndakwinginze kugira ngo wemerere imitima yacu ibashe kwakira ijambo ryawe. Nicyo ngusabiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu,
amen.